gutaka byibuze tutanabonanye ubwo busaba imbabazi z'ibintu namukoreye cyangwa ngo mubwire ko nanamubabariye njye mperutse kumutonganya nkeka ko afitanye agakino na Cedric kuri uriya mugore none agiye ate byibuze nanabonye amahirwe yo kuvugana nawe ngo mubwire ko byarangiye namubabariye cyangwa se nanamusaba imbabazi ntabwo ndi kubyumva. Wowe urimo kurirura urarira kugira ngo agaruke n'undi ko nyine ngo ngubwo mu bagiye nyine aba yagiye ibintu byo guherekeza umuntu amarira ntabwo ari byiza. Njye nibabarijwe na Dani ukuntu bari baberanye bari bagiye no kwibanira baberanye, nibabarijwe na boss wanjye Cedric none wowe urimo kurira ahangaha umeze n'urira aragaruka kuko mu rugendo mwari mufitanye ikibazo utananamumenyesheje ko byibuze byanarangiye ukajya kumva umuntu arapfuye. Njye mvuga ujye ubura gusaba umuntu imbabazi hakiri kare ataragenda wumva ukuntu umutima wawe uri kubabara. We ntabwo wagenda ntabwo nari nzi ko byaba gutya ndetse n'urira aragaruka ahubwo ngwino tugende kureba abantu b'iwabo tunabafasha ahubwo hamagara sheri wawe uraho ngaho urimo kurira cyazo mugira n'amarira yawe. Njye ntabwo ayo narize arahagije ngawe ntabwo mwakoranaga. Njye ntabwo rega nakomeza kurira ngo ngomeze ndire ubwo si ubwo amarira asigaye naza ashizemo nazasigaza iki cyo kurira wapi. Njye ayo narize arahagije ahubwo wowe inama nakugira ngwino ujye kuba hafi sheri wawe tugende no kubafasha iwabo tubafate mu mugongo. Igihugu cy'ubuzima ni bugufi mva nagize ubwoba. Njye niba nzaza niberaho nirira ninywera niryamira ubuzima nta cyiza cyabwo. Ubuzima n'ubundi umuntu mu kanya ameze neza mu kandi kanya ukumva ngo yarwaye ukumva ngo yitahiye ubwo nyine nta kundi Imana imwakire mubaye none se twagira gute.